ndagira ngo mbanze mpfukame nshimire Imana n'inkotanyi. Bantu upfukame ushimire Imana n'inkotanyi. Muzuku ntacyo bitwaye rwose. Ndashaka gushimira inkotanyi zadukijije uyu mwanya rwose. Hari uburyo bajya bakunda kuvuga ngo gupfukamira umuntu, ariko ye mu mutima wanjye aho mundeba hano ndashimira inkotanyi byimazeyo kugeza uyu munsi dukesha ubuzima, kugeza uyu munsi hari abana bitangiye igihugu, kugeza uyu munsi hari abana ndaza kukwibutsa umuhanzi w'umumama wo mu Rwanda baje baravuga ngo akana ke ngo kaguye ku rugamba afata kandi kana kari gasigaye, aravuga ati ako niko gasigaye kohe mukajyane ku rugamba nako. Inkotanyi ni ubuzima cyane, ni ukuri aho muri hose mwe mwagiye mwatabaye, Imana ibibibukire ko mwadusigiye igihugu kizima. Batiri bambaza ibisigaye. Imana ibahe umugisha inkotanyi aho muri hose, kandi natwe turabakunda kandi tubari inyuma, cyangwa se turi kumwe. Ndumva ariyo mvugo nziza navuga ko mu gihugu cyacu harimo abantu bagiye bashimirwa abarinzi b'igihanga. Urumva ntabwo bari mu bwoko buhigwa, bari mu bwoko buhiga, ariko ukumva ngo umurinzi w'igihango yafashe bwa bwoko bwahigwaga arabahisha cyangwa arabajyana hehe, abambutsa iyo mu bihugu hehe. Uyu munsi wa none ku nshuro twibukiraho abacu, arashimirwa n'umukuru w'igihugu wa wundi urangiye. Niyo ndeba perezida rwose banumva mbaye nk'Imana namuhisha, ariko ijuru azaribona pe, banumva mbaye sinzi ijuru azaribona cyane. Hari umumama twahose tuganira yarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, baramutemye hano. Inkovu n'uyu munsi wa none iracyari nshyashya. Urumva none uko ngo we iyo bigeze muri ibihe byo kwibuka gutekereza cyane iki byose umutwe uramurya. Bivuze ngo iki rero, abamutemye bo bari bazi ko bamwishe, barangije kumwica byarangiye. Urumva bagiye kubona babona ari noneho no kuri televiziyo arimo aratanga ubuhamya. Ubwo rero iyo abantu nimujya mubona umukuru w'igihugu ntimukamubone nk'umuntu usanzwe. Yaje kunyibutsa indirimbo uriya Beata aririmbye ivuga ngo niba ari Beata ngo ni intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru. Ni ukuvuga ngo nyine perezida ntibakamufate nk'abandi ba perezida. Perezida Kagame ni umuntu udasanzwe, ni umuntu wakoze ibintu abaperezida benshi batatinyuka gukora. Tuye tumubona rero tumushimire, tumwubahe. Kumwubaha si ntuza, kubaha Perezida Kagame si imbabazi, ni itegeko. Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwebwe mudahwema gukurikira Umurwa Live TV. Mbashimire cyane mwebwe mwakanze subscribe. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Nkuko mubibona rero hano twagize amahirwe yo kugira umutumirwa udasanzwe. Ni umuntu ufite ikintu asobanuye muri iki gihugu cy'u Rwanda, kuko yakoze ibintu bitandukanye. Ni umunyamakuru, yakoze kuri Flash FM, kuri Flash TV, yakoze ibintu byinshi cyane. Ariko mbere yuko mwakira, reka mbanze mbabwire ko giye uri kuri mikoro ari Karabo K'Imana. Nyuma kamera turi kumwe na Jafeti, muzukuru w'u Rwagasabo. Meze neza cyane. Ni ubwa mbere dukoranye, ariko ni n'ubwa mbere navuga ngo uje kuri YouTube ahari. Ndatekereza yuko ari ubwa mbere kuri YouTube. Ubundi wajya guyikurikira ariko utarayijyaho. Wajyaga nyikurikira, ariko hari impamvu uyu mwaka ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko nje kuri YouTube, ahubwo uyu mwaka ndi gusa nkaho ndi kugenda mbohoka, kuko abantu benshi bampamagara muri ino minsi ugasanga nibwo bashaka ko tuganira. Yego, ni byiza cyane rero. Ndabashishikariza kuza gusharinga iki kiganiro abantu mudukurikiye, mugatanga ibitekerezo. Uyu rero kugira ngo mbakorere surprise mwumve n'uwo ari we, murumuna wa Munyanshoza Dieudonné uzwi ku izina rya Mibirizi. Ndabeshye? Ntabwo ubeshye. Uriya mugabo ni umugabo
Bo sinzi ni uko nguko nyine ni umuvandimwe ni umufamiliye wa data wacu urumva ko hari aho duhuriye. Ni ukuvuga niba ababyeyi bavukana ni mukuru wawe. Kubera ibintu yagiye ankorera, hari igihe mwita papa, hari igihe mwita nyine sinzi nabuze ubusobanuro bw'izina ashobora kumwita. Ariko rero mwuzukuru, nubwo Mibirizi tunamusuhuze ndabizi ko adukurikiye, nubwo wenda umushimira ukamwita papa, ariko ibyo akora akwiriye kuba n'ubundi abikora. Arabikwiriye kuko buriya ikintu bita isano y'amaraso ni ikintu gikomeye. Ariko nanone Mibirizi Munyanshoza ni umuntu n'ubundi wifitemo ubugwaneza, ubumuntu, kuko tuzi na famiye zangana. Ariko niba wowe yakwitaho akakumenya ibintu byinshi ari bigufashije, ukagera uyu munsi wowe nawe ahubwo ufasha abandi, dushimira Imana. Amen cyane rwose. Nanjye yaramfashije ndumwe mu bantu ibyo maze kugeraho, wenda yego si byinshi, burya ngo nugeze kuri miliyoni yifuza kugera kuri miliyoni 2 gutyo, ariko fondasiyo y'ubuzima bwanjye yikesha dadi wanjye Munyanshoza Dido. Naho ari ndatekereza ko kino kiganiro gikurikiye, ndagushimira cyane. Nukuri ndagushimira cyane. Nanjye rero nubwo ushimira abandi, nanjye ndagushimira. Uyu mureba mwuzukuru ni umuntu umwe mu bantu bamfashije mu buhanzi bwanjye nkitangira. Tangiye ndi umuntu w'insuzugurwa niko navuga, nitinya, mfite complex y'ubuzima bitewe n'ibintu nashaka gusubiramo, wenda abantu batandeba kuri kamera, ariko mwuzukuru rumwe mu bantu bangiriye inama n'ibikorwa byinshi uramfasha. Nanjye ndagushimiye imbere y'abantu. Nanjye ndagushimiye, usibye ko wanshimiye ugira sinatinya kubivuga, ugira gutyo urambwira ati ngwino ngushimire, ugira utya ubu ngubu kakabizi ko mu rubibi. Imana ijye iguha umugisha kandi cyane. Uranye n'umuvandimwe mu rugo kwa Karabo, turaturanye, niwe wangabiye rwose, ntabwo natinya kubivuga. Kandi Imana ijye iguha ibyo ubasha gutanga n'ibyo ubasha kuzigamira umutima. Imana ijye iguha umugisha. Umwuzukuru rero buriya abantu baba inshuti ntacyo bapfana, ariko tureke n'ibyo ngibyo. Ngewe nkufata nk'uko mfata umuvandimwe twonse ibere rimwe, sinabikubwiye? Mfata nk'umuntu twonse ibere rimwe. Buriya mukuru wanjye nka Fideli, buriya uramuzi, uriya ni umuntu nkunda cyane. Fideli rero rimwe na rimwe we hari igihe twagiraga gutya nk'abavandimwe, wenda we tukagira utuntu tudahuza, ariko tukongera, kuko nzi ko ari umuvandimwe, amaraso akongera agakurura. Ibyo tubyihorere. Kuri wowe rero uri umuntu we wamfashije kuva kera, niyo mpamvu twebwe ukuntu twemerana, ukuntu turi inshuti, ni ibintu bya kera, ntabwo ari iby'ubu ngubu. Ndagushimiye cyane mwuzukuru. Muri iyi minsi rero turi mu bihe bidasanzwe, ibihe byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Niwe wankosoyemo ako kantu cyane, najyaga mvuga ngo 94. 94 buriya nawe ni umubare nk'uko bavuga muri 25. Kandi urabizi yuko mino bumwe senerije hinjiramo mino bumwe, bagiye bakosora imvugo. Hari uburyo wazivugaga ushaka nko gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko baza kugira gute, baza kubikosora. Bivuze rero ngo iyo uri kuvuga ntabwo bavuga intambara, bavuga gutya nyine. Umuntu ntabwo bavuga intambara, bavuga jenoside. Kuko intambara aba ari abantu babiri bahanganye. Jenoside rero ni abantu bakoraga jenoside ku bantu bamwe. Kera twibukaga, nshimire cyane, nshimire ababatubereye aho ngaho. Hari ibara twambaraga tugiye kwibuka abacu, move. Yari ifite hano akantu k'imbere k'umweru. Uyu muntu yaba yagize n'ibyago mu buzima busanzwe, nubwo ntakibona bakibyambara, akambara move. Nyine urupfu rutandukanye n'izindi mpfu, sinzi niba uri kubyumva. Ndabyizi. Kubera ko jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo ari urupfu rw'uwo ari we wese, ni ubwoko bahigaga.
rero kuriya ubona ngo ivu ririya bara ry'ivu nyine ni umwihariko w'abacu tugomba kwambara uriya mwenda mu gihe tugiye kwibuka abacu, tukavuga n'utubonye mu nzira avuga ati turatandukanya abantu bagize ibyago mu buryo busanzwe n'abagize ibyago mu buryo bugize no mu kujya kwibuka abacu. Igihe mu kwa kane mu mezi atatu tuba twibuka abacu, tuba tujya ku nzibutso zitandukanye, tuba tujya ku nsengero, tuba tujya iwacu aho twabaga, urumva. Ariko rema n'uwaduhitiyemo umwihariko wacu wo kwibuka abacu dufite rema sinzi uburyo nabivuga. Mwuzukuru uri umwe mu bantu, ariko Mwuzukuru ni iryo zina ni ry'ubusitari. Mwuzukuru rwa Gasabo ubundi yitwa Zibonukuri Claude. Amazina yanjye ni Zibonukuri Claude. Abantu benshi rero banzi mu biganiro bigiye bitandukanye kuri radio Flash, usibye ko muri ino minsi nabaye ntakijya kuri mikoro, ndimo ndafokasinga ku buhanga bw'ibyuma, kuri tekinisiye wa radio na televiziyo Flash. Nabaye ndetseho gato kuko hari ibyo ndimo ndiga. Iyo tugeze muri digitale wiga ibyo wize muri analogue, kuko imyaka 10 uyu n'umwaka wa 13 maze mu itangazamakuru. Ariko uzikari ibyo rero ibyo ngibyo byo bizakomeza, ariko ntuza yanjye option yanjye ni tekinike. Ndabizi wajyaga unoperating ibiganiro hariya nkajya kuri Flash TV bantumiye, ari wowe uri inyuma ya kamera cyane, ibintu byose ubikurikirana. Uzajya usanga abasitari benshi bababona ni wowe uri inyuma y'ibiganiro byawe. Turagushimira cyane kubwo gufasha uru ruganda rw'imyidagaduro. Ubwo rero Mwuzukuru, ikindi wagaragayemo wenda abantu bamwe ngira ngo baranakuzi, benshi bakumenye, benshi wagaragaye mu ndirimbo zo kwibuka, mu ndirimbo cyane za Munyantoza Dieudonné. Mwuzukuru, iyo bigeze muri ibi bihe byo kwibuka ubibona gute, wiyumva gute? Patrick, urakoze cyane. Sinzi niba ibingibi nabikora mu rwego rwo gushimira, ngize ikindi ndenzaho icyo navuga, ndagira ngo mbanze mfukame nshimire Imana n'Inkotanyi. Bantu upfukame ushimire Imana n'Inkotanyi. Ugiye gupfukama binyemerera gatoya, pfukame ntacyo bitwaye rwose. Niba wumva ntacyo bigutwaye wapfukama, ni karibu, nta kibazo. Inkotanyi nizo gushima. Japhet yagarutse, reka nsubire kuri kamera mikoro. Mwuzukuru, ntacyo bitwaye rwose. Ndashaka gushimira Inkotanyi zadukijije uyu mwanya rwose. Hari uburyo bajya bakunda kuvuga ngo gupfukamira umuntu, ariko ye mu mutima wanjye aho mundeba hano ndashimira Inkotanyi byimazeyo. Kugeza uyu munsi dukesha ubuzima, kugeza uyu munsi hari abana bitangiye igihugu, kugeza uyu munsi hari abana ndaza kukwibutsa umuhanzi w'umumama wo mu Rwanda baje baravuga ngo akana ke ngo kaguye ku rugamba, afata kandi kana kari gasigaye, aravuga ati ako niko gasigaye, kohe mukajyane ku rugamba nako. Inkotanyi ni ubuzima cyane, ni ukuri aho muri hose. Mwe mwagiye mwatabaye, Imana ibibibukire ko mwadusigiye igihugu kizima. Batire bambaza ibisigaye. Imana ibahe umugisha Inkotanyi aho muri hose, kandi natwe turabakunda kandi tubari inyuma, cyangwa se turi kumwe. Ndumva ariyo mvugo nziza navuga ko buriya nanone ngo umuntu ukuri inyuma hari igihe agera agacomoka, ariko twe turi kumwe. Turi kumwe kabisa. Mwuzukuru, hari igihe bigera muri ibi bihe bidasanzwe ukabona hari abantu batangiye kugaragaraho gupfobya. Wenda bizi ko ibi bihe ubyumva cyane. Yenda byumva cyane kubera yuko buriya iyo ndi kuvuga gutyo ngo ndabyumva cyane, buriya mfite inkovu yacu, mfite inkovu ngendana nayo yari amateka, kuko ngewe ndo muri 90. Iyo mvuga rero ngo Inkotanyi ni ubuzima, iyo bigeze muri ino tariki nanashimira abankoresha bampa umwanya wo kuvuga ngo wenda uyu munsi ngomba
kugira ibyo ngomba kubahiriza kuzirikana, kuko hari ukuntu inkovu isa nkaho itoneka ukibuka kumva ya nkovu iratera n'imisoro. Rero urumva ko mfitanye amateka n'iyi minsi tuba twinjiyemo. Iyo ubona umuntu apfobya jenoside akirengagiza ibikomere abantu bagize nk'umwana mutoya, navuga ko ukiri mutoya bitewe n'imyaka ufite, yego si uri muto cyane, kurumva umuntu wo muri 90 byanga bikunda, hari utuntu wenda wagiye wumva, hari ibyo wagiye wumva. Iyo ubona umuntu apfobya jenoside ubizi n'ibikomere yateye abantu, uwo muntu umubwira iki? Ni ukuvuga sinzi uburyo ndi buze kubivuga. Gupfobya jenoside hari mu buryo bwo kuvuga, hari no mu buryo bw'ibikorwa. Sinzi niba uri buze koza ahubwo aho hantu naho hadusesengurire. Ubundi umuntu ashobora gukora ibikorwa bipfobya jenoside gute? Nyine bigaragara mu buhe buryo bakora batubona? Nk'urugero, hari ahantu nari ntuye ntari buze kugaruka. Iyo ino minsi yageraga, njyewe sintinya gucuranga indirimbo zo kwibuka, niyo nanazikomboye mu buzima busanzwe, indirimbo ndazicuranga. Hari n'abumva ko ngo bacuranga indirimbo zo kwibuka mu minsi isanzwe ngo barabafunga. Uzambwire umunsi wacuranga indirimbo yo kwibuka mu minsi isanzwe ko hari icyo bagutwara. Ariko ako kantu aba radio presenter, iyo mbonye umuntu upfobya jenoside nko kuvuga ngo wabonye umwanya navuze ngo dushimire inkotanyi cyane. Hari abagiye ari abana kubera gukunda igihugu, ariko bagashaka kugira ngo babohore igihugu, bakabikora kugira ngo bazasige igihugu gutya kimeze. Urumva batanze amaraso yabo, urumva bakabica uko bashaka. Burya ngo n'uwicishwaga isasu yabaga ari amahirwe. Urumva ariko tekereza umuntu kwicwa kugira ngo wowe mutagira icyo mutwara, kugira ngo beho atakuzi. Wenda nk'umwana wawe, wenda nibwo umwana arwara. Hari situation nigeze ngeramo ndwaza umwana wanjye, n'ubwo ubuzima bwageze bukamucika agapfa, ariko umwana wanjye arwara, njyewe nifuje kumwitangira. Ndavuga ati buriya bubabare Mana wagize gutyo ukabukiraho, njyewe ntabwo nigeze nikora, nakunze umwana wawe. Rero ibaze kugira ngo ukundwe n'umuntu, urumva yitange. Yewe sinzi uburyo nshobora kubikubwira Pati, yitange ni nka Yezu umwana w'Imana twitanze. Yego cyane, ndabyumva cyane. Ni inzira itoroshye bemeye kunyuramo kugira ngo barokore ubuzima bw'abantu. Imana ibaha umugisha aho bari. Ariko nanone tubwire abantu bapfobya jenoside, cyane cyane bigera nko muri ibi bihe byo kwibuka, usanga abantu bagiye mu bintu byo gucuranga indirimbo zisanzwe. Ibyo nabyo ni ugupfobya, kujya mu bintu by'urusimbi mu gihe cy'ibiganiro, bagiye mu mayoga, bagiye mu bintu bidafite umumaro. Ibyo bintu si byiza. Ni ukuvuga Pati, uzarebe nk'umuturanyi yavuga ngo ejo ni icyunamo, mugomba kudawunilodi. Njyewe ntabwo binkundira, si byanashobokera ko umuturanyi ashobora kumbanaho acuranga iriya miziki. Wenda ntacyo ndicyo pe, ntacyo ndicyo, ariko ntabwo byajya gukunda, ntabwo byakunda. Kubera iki? Gupfobya jenoside ntabwo ari ukuvuga ngo uze hano ngo uvuge ngo ibigambo bidahesheje Imana icyubahiro. Oya, buriya no kuvuga ngo ufashe inzira ugiye hanze, ugiye imahanga, umwana arakubajije ngo ese kuki bavuga ngo kuki bavuga ngo urugero nko kuvuga ngo jenoside yakorewe iki? Yakorewe Abatutsi. Abahigaga ni bande? N'Abahutu. Bahigaga ubwoko buntu. Umwana yaje kubaza ukavuga ati ibyo ntabwo, ntukajye ubimbaza. Ibyo si ibyanjye. Uriya mwana uri kubwira kuriya
niwe Rwanda rw'ejo hazaza. Urumva mu rwego rwo kugira gute rwo gusiba amateka wenda y'ibyo bakoze nibo bahigaga, ariko mu by'ukuri reka nkubwire mu gihugu cyacu harimo abantu bagiye bashimirwa abarinzi b'igihanga. Urumva ntabwo bari mu bwoko buhigwa, bari mu bwoko buhiga, ariko ukumva ngo umurinzi w'igihango yafashe bwa bwoko bwahigwaga arabahisha cyangwa arabajyana hehe, abambutsa iyo mu bihugu hehe. Uyu munsi wa none ku nshuro twibukiraho abacu, arashimirwa n'umukuru w'igihugu wa wundi urangiye. Niyo ndeba perezida rwose banumva mbaye nk'Imana namuha ijuru, ariko ijuru azaribona pe, banumva mbaye sinzi ijuru azaribona cyane. Hari umumama twahose tuganira yarokotse jenoside yakorewe abatutsi, baramutemye hano, inkovu n'uyu munsi wa none iracyari nshyashya. Urumva none nuko ngo we iyo bigeze muri ibihe byo kwibuka gutekereza cyane iki byose umutwe uramurya. Bivuze ngo iki rero, abamutemye bo bari bazi ko bamwishe, barangije kumwica byarangiye. Urumva bagiye kubona babona ariho, hari noneho no kuri televiziyo arimo aratanga ubuhamya. Ubwo rero iyo abantu nimujya mubona umukuru w'igihugu ntimukamubone nk'umuntu usanzwe. Yaje kunyibutsa indirimbo uriya Beata aririmbye ivuga ngo niba ari Beata ngo ni intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru. Ni ukuvuga ngo nyine perezida ntibakamufate nk'abandi ba perezida. Perezida Kagame ni umuntu udasanzwe, ni umuntu wakoze ibintu abaperezida benshi batatinyuka gukora. Tujye tumubona rero, tumushimire, tumwubahe. Kumwubaha si intuza. Kubaha Perezida Kagame si imbabazi, ni itegeko. Ku giti cyanjye hari ukumwubaha bisanzwe, ariko umuntu uwo ari we wese akwiye kuba Perezida Kagame ku nabi cyangwa ku neza, kuko ntatorera. Niba umuntu yarahagaritse jenoside urajya kumwinginga ujye kubwira umuntu ngo ubahuriye muntu. Oya, ibikorwa bye si ukuvuga ngo si imbabazi, si n'itegeko. Ibikorwa birivugira, bigutegeka kumwubaha kabisa, bigutegeka kumwubaha cyane kabisa. Mwuzukuru, uyu munsi amateka warayumvise, u Rwanda urarubona. Kera wenda wari umwana ntiwazi ko byari bimeze, wari umwana, ariko uyu munsi wakurikiye amateka, warakuze. U Rwanda rwo hambere wararwumvaga uko rwari rumeze, urw'uyu munsi urarubona. Iyo ubonye ukuntu u Rwanda uyu munsi rumeze, tuyobowe na perezida nyakubahwa Perezida Paul Kagame, u Rwanda rwitambarare, imodoka nziza abana barimo barazitwara, indege nziza. Njye numva Magasha avuga ati ni inyana ziba zikinagira mu kirere. Iyo ubona igihugu ukuntu kimeze uyu munsi, cyubakitse ku buryo buhambaye, ubivuga we. Ndagusubiza mu magambo make. Iyo mbibona nawe kuri ubibona, numva ko uko mbibona ntashaka kubihungabanya. Burya umunyarwanda hano ni mu rugo iwacu. Ikintu ushobora gukora kimwe cyonyine, ubaye uriyo imahanga, ubaye uri hehe, gishobora guhungabanya iki, gishobora guhungabanya wa mudendezo wabonaga. Buriya ngo ushobora gukora ibyiza ugakora ibyiza, njyewe ngomba kubigiramo uruhare. Ibyo byiza ubona ngomba kubigiramo uruhare, nkazabisigira abana banjye, abuzukuru banjye, naba nyiriho n'ubuvivi n'ubuvivu, nkabaraga igihugu cyiza kizira rya curaburindi twanyuzemo. Yego, ntabwo rizongera rira curaburindi ryo Imana iridutsindira mu izina rya Yesu. Uyu muntu rero ugukurikiye ni inshiki, yabuze abana, yabuze umugabo, yabuze umugore, arimo arakureba, arishimira, avuga ati dore umwana urimo uravuga ibintu byiza. Cyangwa umupapa waranashatse ubu ngubu, ariko ku isura uragaragara nk'umuntu ukiri muto cyane, sibyo? Uyu munsi uyu muntu wasigaye ari wenyine, uramubwira iki? Uyu muntu ubwihebe bwabanye bwinshi, yumva ko gutera imbere ntacyo bimaze, yumva ko byiza ari uko yahora yinywera. Uyu mumama twaganiriye kare yabwiye ati hari umuntu baganiriye aramubwira ngo ubu ngubu inshuti ye ni Mitsingi.
uyu muntu wumva ko ubuzima bwe azabuharira mitsingi ko yakoyawe n'ibyo bibazo uramubwira iki? Ni irihe jambo ry'ihumure wamubwira kandi icyo umubwira kize kumufasha mu izina rya Yesu? Ikintu ndi buze kumubwira, guhora ababaye ntabwo ari cyo gisubizo, kandi yumve ko afite umuryango. Harakureba hari afite umuryango. Impamvu mbivuga ni iyi, kugeza uyu mwanya, impamvu mvuga ngo uyu munsi nibwo mbohotse. Fata imyaka mfite, ntacyo yihorere aribwo uyu munsi ndi kuvuga. Urumva ndimo ndavuga ngo nibwo mbohotse kuba nagira icyo nganira n'umuntu. Urumva ni inzira igize gute? Ni inzira ndende. Nibyo, kuko nawe nagiye nkwinginga inshuro nyinshi, wakubwira mwuzukuru waje tukagenda tugakora ikiganiro, ukambwira uti jyewe hari gahunda ngiyemo, n'ubundi zabaga ari gahunda zijyanye no kwibuka, ariko wumva n'ibintu byo kujya ku ma TV ari ibintu wumva nyine utarimo urashaka cyane. Rero nibwo ndi kubohoka, kubera ko uriya muntu w'incike ntakereka abo abamuhemukiye yuko akibabaye, ntakajya abikora rwose, ahubwo ajya agira gute, ajya akoresha buryo ki bigaragara yuko yishimye kuba yarahemukiwe. Atagomba kugaragaza iki? Atagomba kugaragaza uburakari, atagomba nyine ahore yishimye. Bavuga ati ese ko twamwiciye abana, tukamwicira umugabo, tukamwicira abavandimwe, kuki atababara? Urumva? Hanyuma icyo gihe rero ihumure urumva riba ryamaze gutaha umutima, ahubwo we hari ijambo bajya bavuga ngo komera. Numara gukomera nanjye uragira gute? Nanjye urankomeza kabisa. Mwuzukuru bose izo nama ni nziza, ariko nanone hari ikintu nshaka kugira ngo mubaze, wenda ntabwo tuza gutinda. Ari umuntu ushobora kubabarira mu maso y'uwamugiriye nabi. Uyu muntu ushobora kwihebera mu maso y'uwamugiriye nabi bishobora guteza ikihe kibazo? Uyu muntu wamugiriye nabi buriya ntibyatuma abyinira ku rukoma? Nyine wamugiriye nabi igihe cyose arishima akavuga ati hinga nze nongere nenyegeze. Niyo mpamvu usanga umukuru w'igihugu wacu, impamvu mpora mugarukaho cyane, imyaka 32 wayiguha cyangwa uyifite iki gihe, akavuga ati mu myaka 32 wageze kuki? Sibyo? Ugasanga nta kintu yagezeho, sibyo? Ariko ibaze ngo imyaka 32 jenoside, ntabwo sinzi niba producer ari buze gukata ako kantu agashyira imbere. Ni nko kuvuga ngo uyu munsi igihugu cyacu gisa nkaho nta kintu kigeze kibaho. Kubera iki? Kubera ko uyu munsi mu ikoranabuhanga turakataje, mu buvuzi turakataje, mu mutekano turakataje. Urumva? Ugasanga hari nka bimwe mu bihugu ntari buze gutunga urutoki, ukibaza ngo bari muri cya gihe cy'u Rwanda rwo hambere ya 90. Uyu munsi utanabona inyubako naho kare nahoze ngenda. Ongeraho akantu kavuga ngo baracyari inyuma cyane, ariko nta n'icuraburindi ryahabaye. None reba twebwe habaye nyine wahemukiye u Rwanda. Uyu munsi ahubwo biramubabaza uko duhagaze uyu munsi. Icyo nareshaje iyo tuza kumera cya gihugu duhora turira tubabaye, inka zirisha muri rompuwe iki, baravuga ati wow. Noneho uwamubaza akavuga barega twanyuze mu bihe bikomeye, amezi 3 n'amezi. Hari umwana kandi ntabwo bavuga ngo ni amezi 3. Jenoside yateguwe ubara guhera kuva 59. Oya ni imbere yaho, imbere muri za 59 n'ubundi hari wibuke ko hari abahunze. Urumva bahunze byarateguwe ahubwo mbere. Jenoside ifite imizi ya kera cyane, ahubwo nyine bariya bayikoze bari badatekanye batarayikora. Hari umuntu twaganiriye w'umukobwa bamwiciye imiryango mu gihugu kimwe yararimo. Nibyo bijya gusa n'ibyo n'ubundi nk'ibya jenoside yabaye mu Rwanda, kuko mu gihugu cyabo nyine bashaka kubitsinda ntibavuge ko ibyo bintu byahabaye. Uwo mwana w'umukobwa si umunyarwanda, yaraje ejo bundi mwohereza mu kiganiro, mu kiganiro kimwe cy'umunyamakuru Gerard Mbabazi, ndumva umuvuga nta nicyo bitwara. Umukobwa agezeyo
gukora ikiganiro biramunanira, ararira, ahita ampamagara arambwira ati gukora ikiganiro byanze. Nabwo rero wa mukobwa we, ibyakubayeho ndabyumva ni bibi, ni n'amahano, ni ibintu bidakwiye kuvuga, ariko jya ukomera ukora iby'ubutwari. Muha urugero rw'inkotanyi cyangwa se rw'abantu barokotse. Umuntu warokotse ntabwo aharanira kubabarira imbere y'umwanzi we, ahubwo warakora cyane kugira ngo umwanzi we akorwe n'isoni, abone yuko aho yifuzaga ko ajya atariho yagiye. Ndumva ari ibyo ngibyo. Muzukuru rero nawe tugushimire, ufite ijambo ryiza ry'inkomezi, kandi dukeneye n'abandi bantu b'urubyiruko baze hano babohoke, bagira amagambo bavuga akomeza abantu. Ubuza abantu uratangana nimero niba ubishaka. Aya niko bimeze. Wungutsemo abantu benshi bari buze kukugisha inama, bari buze kukuganiza, kandi abantu barokotse jenoside bari mu buzima bw'ubwigunge. Ushobora kuba ufite telefone urimo urareba, uri mu cyumba, fata nimero y'umwuzukuru, umuhamagare, muganire, ubohoke. Buriya iyo uganira n'umuntu igikomere kirakira. Icyo nashakaga kuvuga umwanya no kuvuga ngo urabona urubyiruko nitwe bantu dukoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Hari ababa bapfobya jenoside bavuga igihugu cyacu. Ntabwo ari ukuvuga ngo turi mu ntambara y'amasasu. Uko u Rwanda rwanyuze mu ntambara y'amacupa, ibimene by'ibicupa. Uyu munsi turi mu ntambara y'ibimene by'ibicuma. Uri kumva icyo kintu? Guca mu ntambara y'ibimene by'amacupa birababaza cyane, biranagora. Ibimene by'ibicuma rero ni ukunyuramo wirukanka nko muri football. Dukoresha imbuga nkoranyambaga zacu, tubwire amahanga ibyo twanyuzemo, tubwire amahanga buri kimwe cyose. Ubwo rero ushaka nimero yanjye ni 0788 43 23 48. 0788 43 23 48. Ikindi kintu nakongeraho ni iki: hari umuntu ushobora kuba uri muri Belgique cyangwa ari muri Amerika, yumvise inama zawe, ubuhamya bwawe n'iki, cyangwa se amagambo meza akuri mu mutima utanga, akavuga ati se Karabo, uwo muntu yemera ko namugurira fanta? Ibiremewe. Nushaka afite n'abana babiri. Ushaka kunkarabya nabyemera muri ino minsi. Afite n'abana babiri. Ushaka kuvuga uti afite utwana twiza cyane. Ushaka kuvuga uti yewe aba bana ndabishyurira amashuri segonderi yose isoze cyangwa se primaire irangi. Ibyo nabyo numva yagira, mwe mufate nimero ye, ibindi muzamuhamagare. Kandi wagize inshuti nka mwuzukuru, aba ari inshuti nziza. Mujye mwishimira inshuti z'umumaro, atari inshuti mbi. Inshuti mbi ndavuga zifite umutima w'umukara. Mwuzukuru turagushimira rero. Urakoze cyane. Urakoze cyane no kuntekerezaho. Ukantekerezaho nkaza kubasangiza amateka. Ahubwo niwe wakoze. Buriya ngiye narokokirana bita Kimihurura niba uhazi. Kimihurura ndahabona. Kimihurura hano munsi y'Abasereziyani. Hari n'indirimbo zanjye bashobora kureba. Buriya muri jenoside yabaga uri Kimihurura. Buriya twahungiye ahantu bita kunuza bitaga senide, hano kuri senide. Senide ariho bisi iryo zina. Buriya ntabwo ari ryo zina ryabo. Senide ubundi cyari icyobo barohamo imibiri y'abatutsi. Ahantu hose uzumva ngo senide y'Ibutare, senide y'aha n'aha. Rero hariya ni ku nteko ishinga amategeko. Ubwo jenoside yabaye ifite imyaka? Yabaye ifite imyaka 3. Noneho ubwo twahungaga ako wari ukiri akana. Urabona hari abantu bajya babona ngendera mu itako ncumbagira. Ubwo rero papa niwe wagize gutya, abwira mama ati turabona bikomeye, genda igihe nikizagera tuzagaruka duhure. Twari abana 3, tuzagaruka duhure. Tugeze hepfo munsi yo mu rugo menye uhazi. Hepfo yahe? Duhura n'interahamwe. Hepfo yahe?
munsi y'iwacu hariya munsi y'iwanyu ndahabona. duhura n'interahamwe niko guhita afata ubuhiri abunkubita hano. Oya niyo mateka yanjye buriya nibyo navuze mbabwira. burya se burangiye na bikomeye. pole sana kabisa. Ibyo ni ubwa mbere kandi tubanye igihe kingana n'imyaka nka 15 ariko ibyo kintu ntabwo nari ngizi ko cyabaye. Imana ikorohereze mwuzuko najyaga mbona ucumbagira ariko ntaramenya amateka. Nuko nguko rero gahunda zimeze. Niyo mpamvu bampa umwanya ari nayo mpamvu nkunda kugira gute nkunda byanteye kwandika mbikuye kuri nuza kuri umuvandimwe Munyashaza twarakoranye muri studio n'uyu munsi yanyiyambaje turakorana nta kibazo. Yego. Okay. Turagushimiye no kuri mwuzuko. Wagize neza kandi ndishimye unkoreye umwaka. Ejo bundi mpura nabamenya uranabizi wowe n'iki muri ya Messi. Bamenye niwe muntu twahuye numva ndongeye ndishimye kuri kamera. Ndongera mpura na Paxson nawe hari ikiganiro dufitanye kitarasohoka ariko mu bantu banshimishije nawe kuba turi kumwe wicaye imbere ya kamera ndishimye kubona. Urakoze cyane. Urakoze kabisa. Kadushimira abantu rero badukurikiye kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje. Nawe tugushimire mwuzukuru, dushimire na Jafeti wabaye kubanga bw'ibyuma. Ibindi nakagaruka Imana ibarinde.